koko uwo munsi regereje ni vuba mbese wifuza kuza bona ndicyo gihe ahitegure vuba maze utazatungurwa mbega ni ugushima Imana kandi ntabwo ntangiza ndayishimye kuko ariyo Mana nyamana izi igihe cyacu n'iherezo ryacu mwanzo na mwisho alfa na omega ubundi kandi ni njye mfura ya Ngarambe nkaba nitwa Musirikose Basizana Eliya nakoze umurimo w'Imana nkaba pastori ubundi murumuna wanje ni Manasi Muganuzi mbera kurora dukurikirana mbere rero habanje abakobwa babiri nyuma yaho hasubira nyuma ya Muganuzi abakobwa bane nyuma haheruka umuhungu witwa Bucura Samuel Shabantu uko turi bene Ngarambe rero uwacaje mu by'ukuri ndababwira ngo kuva tubayeho ntawarwanye n'undi ntawahambanye n'undi yari umuntu w'umugwaneza kandi witonda ubundi kandi ndamutumiza yewe mvuga ngo ni jewe yenda ugiye gupfa kuko nabibonaga nkabirota b'intambara ndabizi burya gupfa ni ibanga ry'Imana cyangwa guhamagarwa cyangwa gusinzira nk'uko Bibiri ivuga rero
bibaye gutyo ndamutumiza abana biwe baranumvira, n'abana banje nyine bamurumuna wanje bagira itike, araza. Hano niwo muryango mugari, yabanaga na bucura n'undi mwuzukuru hariya, ariko umuryango mugari wiwe, abana biwe, abuzukuru, abuzukuruza biwe, bose twari kumwe ahangaha. Abo bana banumviye, nuko araza ku ndege, abanza hari Kanombe kwa Bigine, imfura y'umwana we, aje hano aza ari umuntu utari indembe. Tubona ararwaye, ukwezi kwari gushize ari hari ari ku mwuka, atashe akize, tuba ngo arakize. Ageze ahangaha araruhuka. Hano mu rugo rwa Rutekereza na Ngabo imfura yiwe, ubundi yitaga irya sekuru rya Ngarambe rya data. Rero icyambere nshimye Imana imuruhuriye mu muryango, akaruhuka agasinzira nk'uko bikwiye. Mu maboko yanje hariho na mushiki wacu niwe mutoya mu bakobwa witwa Ngerina, nawe bari kumwe, niwe yarampamagaye amaze gusinzira cyangwa yitabye Imana. Ndaza dusanga umuntu ntiyigeze asambagurika, yarahamagawe yarasinziriye rimwe, ngo nshike nsanga ararangije. Turebye arangirije mu biganza byacu. Ego bene Ngarambe ko turi batatu, n'abuzukuru n'abuzukuruza n'abahungu bacu, habonetse ishimwe. Kandi umva abana bacu barwa ngo Pasiteri Eliya imfura ya Ngarambe ngo adukoreye igikorwa cyiza, kubona ngo Manasi iriya niko mu mahanga ari kumwe n'abana babiri gusa, umwuzukuru we n'umuhungu we bucura. Ariko tubonye arangirije hano mu gihugu cyacu, hano mu Rwanda. Narabishimye, n'umuryango warashimye. N'ubu kumuherekeza kwiwe ni kuwa gatandatu, n'abandi bariko badutera iteka n'abariko baza kuduhumuriza, bakaba ari ahangaha kuri umurenge wa Cyanika. Ariho turi umuryango ku bwinshi, umuryango nahara mu Ruhengeri barahari, ni Kigali barahari, abavandimwe batunguma kuduheza pole. Turumva tunafarijika sana. Basi hakuna maneno mengi nitasema. Mungu abariki jamaa na endelee kutubariki sote. Asante. Murakoze cyane. Amazina yanje nyitwa Nyiramagaju Ada. Umusaza witabye Imana ni data wacu, ni papa mudogo. Uyu muvyeyi nije wabaye umwana wa mbere muri uru rugo rwacu, nije mfura iwacu kwa sogokuru Ngarambe. Yatureze neza, nje kuko nyabaye n'imfura yandeze neza bose, ndi umwana umwe muri uru rugo. Basaza banje baje kuvuka, bavuka ari ingenge nyine ba muri uru rugo, nije mfura yabo. Uyu muvyeyi yaradukundaga cyane, nyihereyeho yarankundaga cyane, yaranteteshaga cyane, aho yagendaga hose twabaga turi kumwe nawe. Ndamwibuka cyane, yari umubyeyi mwiza uvuga amagambo makeya, unkunda. Ibyo yankoreye ni byinshi, maze no gushaka ntaho bari bafite itandukanizo na papa mbyara. Uko papa yangemuriraga, uko yampaga ingemu, niko na papa mudogo yabigenzaga. Ndamwibuka cyane papa mudogo, nja kumusura akanganiriza cyane, akankundira abana. Ndamwibuka rwose, sinzibagirwa papa mudogo imico ye yagiraga. Yari umuntu uvuga amagambo makeya, akagira ibikorwa byinshi. Yakoreye urugo rwe, ndabyibuka cyane. N'imbere y'Imana, Imana izabimuhembera kuko yakoreye urugo rwiwe neza. Rero papa mudogo ndamwibuka avuga ijambo ry'Imana, yari umuhanga, acecetse cyane. Nukuri papa mudogo Imana yamwakiriye mu biganza byayo. None papa mudogo imirimo yakoze yose ntabwo nyayirondora ngo nyimenye, ni myinshi, ntawayivuga ngo ayirangize. Imana imutuze mu gihugu cyo mu ijuru,
Imana imutuze hamwe n'abera bose, Imana imuryamishe mu bandi bera bose mu muzuko w'Imana, nitugenda natwe tuzamusange. Murakoze cyane, Imana imuheze iruhuko ridashira. Murakoze. Yego, nitwa Abagabo. Icyo nibuka kuri data yari intwari. Yari intwari, yagiraga urukundo rwinshi, yari umugwaneza, ni umuntu wagiraga amahoro, ni umuntu data yatureze neza, ni umuhungu we wa kabiri, ariko yatureze neza cyane cyane mu buryo bushoboka. Yadushakiye byinshi, yaracuruje kugira ngo tubone aturere neza. Icyo mwibukiraho ni byinshi cyane, ariko icya mbere yaradukundaga, yagiraga urukundo rwinshi, kandi yatureze neza twese. Ntacyo twamuvugaho kinini cyane kirenze ibyo yakoze. Rero tumwifurije iruhuko ryiza. Murakoze. Njyewe banyita Joshua Ngabitsinze, ndi umudahurwa, ndi umwishwa w'Abagorora. Sokuru niwe ubyara mama. Mwibukira ku bintu byinshi. Ahantu yabaga muri Kenya twajyaga kumusura rimwe na rimwe, tubonye umwanya tukagenda kumusura, akadufata neza, twajya gutaha akadusengera, akatubwira abana banjye mujye mwitonda. Mwibukira ku bintu byinshi pe. Yari umukirisitu, yagiraga neza. Imana imuhe iruhuko ridashira. Nibyo mwifurije, naho ibindi tuzabisanga mu ijuru. Murakoze. Murakoze. Nitwa Kinyana Esperance. Papa wapfuye data wacu, icyo namuvugaho, yari umurwaneza, yari intwari, avukana na papa, nibakurikiraga papa, nawe ni papa, ariko yari umwitonzi, yari intwari, yagiraga amahoro, yavugaga neza, yarangwaga n'ibyishimo, yakundaga guseka, yakunda kuganira n'abantu, agakunda abantu, akaganiriza abantu cyane, yarangwaga n'ibyishimo byinshi, agasabana n'abantu. None kuba arangije, tubaye ku munsi we mukuru, tumwifurije iruhuko ridashira, abe mu gituza cya data. Imana iheze umugisha. Murakoze cyane. Amazina yitwa Gentille Nyamahoro. Uyu muzehe witabye Imana ni papa, ndi umwana we wa kane. Papa yari umubyeyi mwiza cyane, yagiraga ineza n'ubugwaneza bwinshi butangaje, yadukundaga birenze. Mbese papa njyewe kuva tubanye nari ntarabona arakara muri make, yahoranaga ibyishimo byinshi cyane. Nta kindi namwifuriza, mwifuriza iruhuko ridashira. Amazina yanjye nitwa Nyiranziza Sifa. Uyu wigendeye ni muramu wanjye, umugabo wanjye ni murumuna we. Yarigendeye arapfa, ariko twari tumukunze, twari tukimukeneye cyane. Yari yaragiye yimukira muri Kenya, twumva ngo ararwaye bikatubabaza, tukababara cyane, ariko Imana igiye kubikora iramuzana, araza ararwara, yaje ari nka muzima, ariko ubona nyine ameze nabi. Ararwara, turamurwaza, aba mu bitaro, turamurwaza, ntacyo tutamukoreye, ariko nyine umwanya ugeze aragenda. Kandi yagwaga neza cyane, nje twabanye ngishika, tugeze aho turatandukana, ariko yari umuntu mwiza, yari umugwaneza, yakundaga abantu cyane cyane, kandi yaradukundaga. Natwe aje turamurwaza, ntako tutagize, ntacyo tutakoze, ariko biranga. Umwanya we wari ugeze. Umwanya w'umuntu iyo ugeze ntakiza kiwugarura.
ntacyo tutakoze, ariko nyine Imana ubwo yari ibonye ko igihe cyiwe kigeze iramujyana, ariko yagiye tukimukunze, yagiye tukimukeneye, yagiye yaratubabaje nyine mu mwanya yagiye, ariko nta kundi twawugira, ni umwanya wari ugeze. None cyo musabira nyine Imana izamwakire mu bayo. Njyewe nyitwa Ngerina Nyamanyana. Iyo washaje yari musaza wanje, nari mukurikira bwa gatanu, nuko yabayeho neza nyine tubana neza, kandi yadukundaga natwe tukamukunda. Yari imfura, yari inyangamugayo, tuyavugaga cyane, atubera imfura, yari mwiza tukamukunda, nawe akadukunda nyine. Ubundi amaze kurwara, Imana impa umwanya n'uburyo nza kumusura, maze gushika pasiba iminsi 3 ndamusura. Kuri uwo munsi mvuze wa gatatu, twari turi mu bitaro, turahava dutashe hano mu rugo. Tumaze gushika turaza tuza mu modoka, tuza tuganira, turashika hano mu rugo, ava mu modoka, turaza tururuka tuja mu nzu. Tugeze mu nzu, ansaba amazi yo kunywa, ndayamuheza aranywa. Amaze kunywa y'amazi, ndeba icuya kiramurenze, kimaze kumurenga, nuko nzanya amazi, muhanaguye icuya mu mutwe, maze kumuhanagura, ndamufata ndamwiyegereza, ndamurambika ku kuboko kwanje, nuko niyo mwanya twamaranye, numva umuntu mbona ararangije, andangiriza mu maboko, andangirije mu maboko, arangije, nuko murambika hasi. Ariko ibyo ndabishima Imana ko yampaye uwo mwanya n'uburyo, nkaza nkamugeraho kandi tugasezerana. Twarasezeranye neza, kandi namukundaga, nawe yankundaga cyane. Murumva ko nari muto kuri we, ariko namukundaga. Nuko Imana imutabare, yamwakiriye mu bwiza bwayo. Nukuri naje nizeye kuko ari umunsi tuzabonana, tugubwe neza. Nitubonana umunsi umwe tuzagubwa neza. Ngaho Imana imumpera umugisha. Amen. Turashima Imana, ishima Imana kuko naje mu urupfu rw'uyu musaza. Uyu musaza ni umukwe wacu, ni umukwe umukwe wacu. Ni ukuvuga ngo yarabyaye, arabyara, ararera, amaze kubyara, nyuma yaho rero aza kurwara. Arwaye rwose twaranamusuye hariya mu bitaro, turamusura, ariko n'imfura, nta kintu na kimwe twamushinja, n'imfura cyane. Naho ibyo byose kuvuga ngo n'imfura rwose, ariko ikintu nshimiyeho Imana ni uko yavuye iyo ruguru muri Kongo, akaza yagera hano tukaba tumushinguye, n'abana biwe tukaba tumushinguye. Nta kindi twamushinja, tumushinja n'imfura. Yari umubyeyi mwiza, kandi ijambo rya mbere ni ukuvuga ngo natwe, naho twebwe twari basebukwe, ariko natwe yaturezeho. Yaratureraga, akaduheza inama, akaduhanura,
ibintu byose aho twabanye muri Kongo kugeza noneho igihe agereye hano. Ageze hano rero ararwara, amaze kurwara turamusura, tumaze kumusura ariko uburwayi bwaranze n'ubundi ageze ate ari yitabye Imana. Icyo dushimiye Imana cyane, dushimiye Imana kuko tumuherekeje n'umuryango wabo, umuryango wabo bose tukaba duhurije hano, tukaba tugiye kumushingura amahoro. Ubwo rero nta n'irindi muntu yarenzaho. Imana imuhe uburuhuko budashira, tuzahure nawe mu ijuru. Amazina yanjye nitwa Ziraje Korodina. Yari papa mukuru, yari mukuru wa papa. Mu butoya ntabwo nabashije kubana nawe cyane. Yimukiye muri Kenya akageza akadusura, ariko nkiri mutoya ntabwo navuga ngo nabonye ubuhamya bwinshi. Ariko iminsi ye ya nyuma aje kudusura, biba ngombwa yuko Satani atuma arwara, aza mu bitaro. Ndashima Imana yuko yamuvanye muri Kenya, ntiyagwa muri Kenya, akaza mu bana be tukamwitaho bishoboka. Ntabwo twasinziriye, ntitwaryamye. Papa mukuru atabonye icyo akeneye, natandukanye nawe isegonda rimwe, ansezeye kuva mu gitondo yaransezeye, simbimenye impamvu ari kumbwira amagambo nanjye ndi kumubaza ayandi. Ariko bigeze nka 5:00 ndamusezera nje aho nari ngiye, ngaruka kumureba 11:00. Papa mukuba yaransezeye, ntarekura ukuboko kwanjye. Ngiye nkagira ngo nuko dutandukanye mu bitaro, nkamubwira ngo nzaza kumutekera, ngo niba gutekera nabo uzampamagare. Njyewe nzi ngo nagahinda afite yuko dutandukanyire hara mu bitaro, ariko ntabwo nari nzi ko ari kundeba bwa nyuma. Yaragiye, ariko mu burwayi bwe icyo navuga, ntabwo yigeze yiheba, ntabwo yigeze yiganyira, ntabwo nubwo yanagaragaje agahinda mu maso. Nagize amahirwe yo kuganira nawe, ndashima Imana yuko yabashe kumbwira ko agiye nta gahinda afite, nguko tumufashe bimunyuze, nta kibazo afite. Ngira n'amahirwe mpumugisha, arambwira ngo Imana iguhe umugisha. Simenye ko ari umunsi we wa nyuma. Ava mu gitondo muri dushe, yavaga muri dushe akaryama agasinzira, akambwira ngo yarayakoroye. Ariko umunsi yari bugende ntabwo yemeye kuryama, yarambwiye ngo nimushire hanze, ndahamushira. Arambwira ngo nituze ngo tumutere urwenya, ngo tumuganirize. Papa mukuba yagiye asa neza. Papa mukuba yari umukirisito, yagwaga neza, ku giti cyanjye yarankundaga, kandi yararungaragarije urukundo, arugaragariza abana banjye. Rero ndashima Imana yuko ku munsi we wa nyuma, ku minsi ye ya nyuma, yaje ndamurwaza, mwitaho ibishoboka narabikoze, kandi nawe ibishoboka twabanye neza cyane.
aho yagiye Imana yaramukunze, ntacyo twahindura ku biba kuri iyi si. Umuntu isaha yigeze aragenda, ariko yagiye mu buryo budutunguye, mu buryo tutatekerezaga. Twari tuzi ngo avuye mu bitaro, ariko ndashima Imana cyane, ndashima Imana cyane cyane yuko yaje tukamurwaza twese. Abana be turamurwaza, abuzukuru be baramurwaza, abana be bava hirya baramusura, arangije arambwira ngo agiye nta gahinda afite. Rero ndashima Imana. Imana ni igitangaza, ikora ibyayo, izamwakire mu bayo, kandi ku munsi w'umuzuko tuzabonane, tuzihangane twese, dukiranuke nkawe, tuzamubone mu bwami bwo mu ijuru. Nitwa Bidobo Aburahamu, nkaba ndi umuhungu wa Manase Muganuzi, nkaba uyu munsi nzirikana ku mibereho twabanye, nibutse inama ze zidasanzwe yangendeye, angira inama nziza zatumye zingira umumaro muri kino gihe. Naho ngeze nuko ngana, n'ibyo nagezeho, n'inama ze, n'urukundo rwe, n'ineza ye twagiye tumwigiraho, yagiye atugira, yagiye adufasha, yagiye atuba hafi, adufasha muri byose. Kuri uno munsi aho umusezi bwa nyuma, mu by'ukuri ndishimye kuko tubonetse kuri uyu munsi, tukaba tumuherekeje nk'umubyeyi wacu watoyeza akadukuza, akaba tugize natwe abagabo. Mu by'ukuri kivi asigaje tuzagisoza nk'abagabo, kandi inshingano ze tuzakomeza tuzizirikane, inama ze tuzakomeza tuzizirikane, ntabwo tuzamwibagirwa. Kandi ndizera, ndashidikanya ko yageze mu ijuru, natwe tuzabizirikana kandi tuzamusangaho hamwe no kwizera. Rero mu by'ukuri turishimye kuko muri uyu munsi, muri iyi minsi twamurwaje kuko dushoboka, ariko Imana iramukunda kumuturusha. Ariyo mpamvu mu by'ukuri dufite ibyishimo ko umunsi umwe tuzamusanga mu ijuru. Murakoze cyane, kandi turishimye, tumwifurije iruhuko ryiza, azarukire mu gituza cy'Uwiteka ihoraho. Murakoze. Nanje nitwa Nyiramanyamba Anastasia, nkaba ndi umukazana wa Muzehe. Muzehe ni umubyeyi wacu, yaradukundaga cyane, akatugira inama, ariko harageze igihe cyo kwimuka avuye muri uyu mubiri. Imana imukunda kuturusha, Imana iramwimura imukura kuri iyi si. Icyo tumwifuriza ni iruhuko ryiza, kandi twizeye kuko ku munsi wa nyuma w'umuzuko w'abera tuzongera kumubona. Imana imuhe kuruhuka neza. Amazina yanjye nitwa Nyakiza Jeanne. Ndashima kubw'uyu munsi wo guherekeza umubyeyi wacu twabanye, ndi umukazana we wa kabiri. Turishimye kubw'uyu munsi tugiye kumuherekeza. Imana yabanye natwe, araturera, aradushingira, atugeza kuri uyu munsi, ku munsi wiwe mukuru. Gusa biratubabaje, tugize agahinda kenshi, ariko kubw'uyu munsi turishimye kuba ari twebwe tumuherekeje, atari we uduherekeje. Muzehe yatureze neza, muzehe yatwigishije urukundo, atwigisha kubana n'abandi, atwigisha kuba inyangamugayo. Imana yatugiriye neza, tugira umubyeyi mwiza ubasha kuturerera mu ijambo ry'Imana. Imana yarakoze kumuduha. Turashimira abana biwe babashe kumurwaza, babaye intwari, ibo bakoze ibyabo bakoraga, nubwo batafataga ubugingo bwiwe, ariko Imana yamukunze kuturusha. Turashima Imana yabikoze,
kuko mu mugambi w'Imana yamukuye yari ari, ariko yemera yuko uyu munsi tubasha kumuherekeza nk'abana biwe. Izo nazo zatunejeje birushaho. Rero kubw'uyu munsi turifuriza umubyeyi wacu iruhuko ridashira. Murakoze. Amazina yanje banyita Gatimiriza Dorcas, nkaba ndi umukazana muzehe mukuru, nije mukazana we wa mbere. Ndashima Imana cyane kuko Imana yadufashije muzehe akaza, akava aho yari ari muri Kenya akagera hano, tukabonana tukaganira. Ibyo ndabishimira Imana. Ikindi kandi kuri uyu munsi navuga imirimo muzehe yakoze sinayirangiza, ariko muzehe yadukoreye byiza cyane. Muzehe yatureze nk'abana biwe, muzehe yatwitayeho, ndetse muzehe yaturereye n'abana. Muzehe yaturereye abana dutangira kubyara kugeza ducuze. Muzehe yari akiturerera abana. Muzehe yatwitagaho, yamenyaga buri kimwe cyose ku mukazana wiwe abuze, muzehe akagishaka akakiduha. Nta na rimwe muzehe yigeze atwirengagiza, nta na rimwe muzehe twamwiyambaje ngo muzehe atwima amatwi. Buri gihe muzehe yatwitagaho. Ijisho rya muzehe n'ibitekerezo bya muzehe ni twebwe byarebaga buri gihe. Abana bacu yabitayeho, yarabareze. Yabyukaga mu gitondo kare kare aja gukamika, akamira abana. Ibyo byose muzehe ni imirimo yadukoreye. Muzehe yitaga cyane kugira ngo amenye uko bwije tumeze n'uko bukeye tumeze. Ibyo muzehe yarabidukoreye, turabimushimira. Natwe twakoze ibishoboka byose kugira ngo turebe ko muzehe twaramira ubugingo bwiwe, ariko ntibyakunze. Imana yaramukunze kudusumbya. Imana iramuhamagara, muzehe aritaba. Ariko muzehe tumwifurije iruhuko ridashira, tumwifurije kuba mu mahoro, tumwifurije ubwiza bwo mu ijuru. Twari tuzi ngo wenda muzehe imirimo yadukoreye natwe tuzamurera tuyimwereke, ariko iminsi twabanye nawe uko twari dushoboye twarayimweretse. Nkaba mwifurije kuba mu gituza cy'Imana, natwe nitwizera tuzamusangayo. Murakoze. Jewe nkitwa Mukinanya na Alisa, naje mukazana wa muzehe wa gatatu. Mbere ndashima Imana, icyo nshima Imana cyane mbere y'ibindi, ndashima Imana kuko muzehe yaje akaba yaritabye Imana ari hano, tukaba tugiye kumushingura. Icyo kintu jewe cyaranejeje, nubwo mu mitima yacu twababaye, ariko cyaranejeje cyane. Ndashima Imana kuko muzehe yarangirije hano. Wenda hari iyo aje kurangiriza iriya ntabwo twari kugeraho twese, ariko kandi nayicaraga nkabitekerezaho cyane, nkavuga ngo se muzehe yorangiza ari iriya byagenda gute, tese tukagenda gute, nkabona ntabwo byashoboka. Ariko kuba Imana yarabyumvishije, akumva amasengesho, Imana ikumva amasengesho yacu, ikabasha kudukorera iki kintu, Imana ishimwe. Ubundi ndashima Imana kuko jewe nabashe kugera hano, turavugana, tuganira ibintu byinshi, twaririranywe umunsi hafi wose. Rero simvuga ngo ni umunsi wose, nahageze mu ijoro turaganira, bucye mu gitondo turasubira turiranwa, ndasubira kandi mpava nijoro, ndasubira kandi turaganira undi munsi igice mbona gutaha. Ndavuga ngo nta deni nsigajemo kureba muzehe, ndamurebye. Ariko ntabwo nabonaga kuko muzehe yorangiza, kuko sinabibonaga, sinabitekerezaga. Icyo kibaho, Imana iturusha amaboko iramujana. Rero ndashima Imana kuko yakoze ibyo ngibyo. Ubundi ndashimira abana biwe bamwitayeho. Hari abana bari bahari basize ibyabo, Ngabire na Grace
baraza barahicara, ndashimira Ziraje na Chantale n'abandi barazaga bakicara bakamugaburira bakamuganiriza bakamubwira amagambo menshi, na papa wabo ataretse nawe akaza akora ibintu byinshi, akora amafaranga ye bafatikanyije n'umudamu wiwe, ni ukuri bakora ibintu byinshi twebwe hari tutabasha gushobora. Imana ibaheze umugisha kandi ni ukuri Imana ibiteho n'abana babo bazabibakorera kuko bakoreye muzehe. Ubundi ndashimira Olivier na Nyabaganwa babaye hafi ya muzehe kuva kera, mukecuru akitaba babana n'abana bamwitaho muri gahunda zabo zose, sinzi uko umuntu mutashobora kubivuga, barabikora cyane. Rero ni ukuri ndabashimira abo bana, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ubundi ngiye kuvuga uko twabanye na muzehe. Jewe nijoro abanye na muzehe ngira ngo cyane kurusha bakeba banje. Twabanye na muzehe ruguru, ari muzehe ari data bukwe kandi akambera na mabukwe. Muzehe turabana, muzehe anyigisha guhaha. Jewe ibintu zo kuja guhaha mu isoko ntabwo narinzi, ariko aragenda akanyereka ngo nuko bazashingura, nuko kuko banshingiriraga ku rwego rw'imyumbati cyangwa se nk'ifu, nkabona ntako nobona bishingura, ariko arabinyereka ndahaha ndetse nyahahiraga n'abandi. Muzehe ankorera icyo kintu, muzehe aranderera, data uko yarandereye tubona uko mbivuga. Yandereye abana abarera ari mabukwe, arasubira kandi abarera ari data bukwe. Yandereye abana mu buryo sinzi ukuntu byari sinzi ukuntu nshobora kubivuga. Ntabwo nashaga ahantu ngo mvuge ngo none abana banje hari ikibazo bagize. Abana ngasanga yabagaburiye iyo nagiye, ngasanga abana banje bariye, ngasanga abana banje baryamye. Sinumvaga ikibazo kuko wenda hari ikibazo kuko abana badafite nyirakuru. N'abandi bahandi bari babizi kuko abana banje nibo baregwaga neza ndagakurusha abandi bana bari bafite ba nyirakuru aho ngaho. Ni ukuri muzehe aranderera yanyogosheye abana. Ise ntabwo yari azi ibintu zo kogosha, twamenye rero yahise abasingiriza tondezi niko novuga, kuko muzehe yankoreye ibintu sinzi nje uko nobona mbivuga. Twaremaga no mu isoko, twagera mu isoko akambwira ngo iwe aratashagiye kureba abana, twebwe tugahita tuzerera mu isoko. Murabona ibintu byo mu isoko kera burya abantu bakiri batoya ngo tugiye kureba ibyaremye, tukagenda isoko yose tukazerera tugenda inzi kuko muzehe ahandebera abana, kasanga abana nta kibazo. Ahantu twaje gusenga muzehe agahita ataha ngo agiye gusanga abana. Ni ukuri yarandereye, uriya musaza yarandereye, yari umusaza mwiza, yari umusaza w'imfura, nta jambo n'abaturanyi sinyigeze mbona baza kumwiyama, sinyigeze mbona hari umuntu uza kumutuka. Ni ukuri muzehe yari imfura kandi yari intwari. Hari ikindi kintu kandi yakoze, nicyo kintu nabonye arushiriza abandi ubutwari. Bigeze kugira ikibazo ari batatu, barabafunga, ngo bamare kubafunga biratubabaza. Ngo bamare kutubabaza muzehe araza ashike araduhamagara twicaza, aratubwira ngo njewe nishobagize ikibazo ku giti cyanje na bagenzi banje, ariko mwebwe mugende muza muvugana n'abadufunze, muganire muvugane, n'ubundi muri abavandimwe muravukana, nta kibazo, nejo bundi bizorangira, n'ubundi byaranarangiye, nta n'ikibazo kibirimo, twaje byaranarangiye. Basabana imbabazi birarangira, ariko mbere yamatubwira ati mwebwe nyabona ntimugahure n'abantu ngo ntimubavugishe cyangwa se ngo ntimugire gute, mwebwe nijewe bibabwiye, ndababwiye ngo mwebwe mugende muzaganire n'abavandimwe kuko bisanzwe. Ni ukuri muzehe yari imfura kandi yari intwari kandi yari umukristo, yari n'inyangamugayo, yakaza akora ibintu byinshi. Jewe nagize ibyago muri no minsi byinshi tubona uko bivuga, ariko ejo bundi muzehe haje ndavuga ngo ni ukuri wenda hari ibyo agiye kugabanya, kandi muzo twaganiraga sinyeretse kuko hari ahazoje, sinabonaga kuko azopfa, nabonaga kuko
tuzoguma tuvugane tugume tuganire kuko ariko ambaza ibintu byinshi anganiriza ibintu byinshi anyihanganisha ankomeza ntazi kuko ari mu rugendo abantu mwe yasigaranye ikibazo gikomeye kuri uyu musaza ariko ndangatekereza nkavuga ngo se Mana we uko njewe uko ni gute ibi ni ibiki ariko ndashima Imana kuko muzehe yarangije nyamubonye twaganiriye twavuganye kubera kuko ejo bundi muzehe wacu amaze gupfa data ndavuga ngo se uko ni gute ariko nyibuka ko ndi kumwe na muzehe kandi nyibuka kuko ahaje kuza ndavuga nti reka ngira nizere kandi ngira ibyiringiro kuko tuzatuvugana ibyo twavuganaga na data hari ibyiwe kwiwe hari n'ibya data buku kwiwe ariko nti noneho byose ngiye kubimushira tuzatuvugana noneho ndatekereza ndavuga ati ejo bundi mvuye hano ndavuga ngo muzehe ko ararwaye ararembye suko nawe yopfa tugamba dusigara gutya ndavuga nti oya muzehe ntafite gupfa ubu nyine reka iwe aracyariho ariko nshiraho ariko ndavuga ngo muzehe yopfa ariko butarubuga hari ikintu nakora hari ikintu nakora abandi bambona bagahita bamenya kuko nyine nyamaririye tagifite ababyeyi akaba ariko ntekereza ariko zarantunguye mbura icyo nkora n'ibitekerezo biranshirana ndababara nyumva muri jewe ngize agahinda kenshi nyumva ngize agahinda katarabaho ariko ijambo ry'Imana ryatubwira ngo tukatubabara ko badafite ibyiringiro rero ni ukuri twiringiye kuko tuzamusanga ari kumwe n'izindi ntwari zose inshuti n'abavandimwe bagiye muzehe hari kumwe nabo rero tumusabiye umuzuko w'abera kugira ngo kuri uriya munsi tuzahure twishime murakoze. dushimye Imana ko tubaye kuri uyu munsi wo guherekeza Manasi umunsi we wa nyuma dushimye Imana nubwo nyine biza bikomera kuvuga ngo dushime Imana ariko Bibiliya izitubwira ngo mu bibaho byose tuje dushime Imana yacu nishimwe. Manasi ni manyana yanje twarabanye nta kintu na kimwe nigeze numva Manasi yavuze ku mwana wanje babanye n'umwana wanje amahoro arabyara amaze kubyara Manasi aramurerera nta kintu na kimwe nigeze numva Manasi yari imfura mu mfura zose zabagaho Manasi yari imfura cyane nta kintu na kimwe Manasi yigeze kumva atubwira ku mwana wacu ngo yagize gutya nta na kimwe Manasi yari imfura no kugeza ubu yari imfura kandi Manasi ni umukristo yaruhutse hamwe n'abandi bera bose mu ijoro Imana imuha iruhuko ryiza mu bwami bwo mu ijoro Manasi agiye neza kandi Manasi Imana imugiriye umugisha kuba iminsi yose yaragize iriya muri Kenya ariko akaba aruhukiye hano abana biwe bose n'abuzukuru bakamuherekeza twabishimiye Imana nishimwe natwe aho yagiriye ati twomuherekeje ariko uko twabashe kugera hano kumuherekeza dushimye Imana yo mu ijuru nishimwe amen. Murakoze ku batanzi nitwa Ruhumuriza ndi umukwe wa muzehe. Ijambo rya mbere ni ugushima Imana ko tubaye kuri uyu munsi mukuru wa muzehe nubwo bitaba byoroshye mu buzima bwa muntu ariko mu by'ukuri kuba tubonetse kuri uyu mwanya tukamuherekeza turabishimira Imana. Ikindi dushima Imana ni uko muzehe yitabye Imana ari umukirisitu kandi akaba ari inyangamugayo kandi muri ibyo byose hari ibintu byinshi byamuranze. Muzehe yaranzwe n'urukundo rwinshi mu minsi ye yose yo kubaho kandi yakundaga abantu abana be ndetse byagera kuri twebwe abana be rwose bikaba akarusho yaradukundaga cyane. Ubundi mu mibereho ye yari umuntu urangwa n'ibyishimo
no gukunda guseka, akaba umuntu ugira amagambo make muri we, akaba umuntu utuje w'inyangamugayo. Muzehe icyo dushima Imana, mu minsi yashize yari yaragiye muri Kenya, ariko muri iyi minsi yo kurangiza kwe rwose araza turabana hano muri iki gihugu, akaba ariho arangirije. Byari kuzatubabaza iyo arangiriza muri Kenya mu by'ukuri, kubera yuko ntabwo hari kuzaboneka abantu benshi bamuherekeza, ariko turashima Imana yamuzanye ikamugeza hano. Iminsi yiwe ntawayisubiza inyuma, ntacyo twari gukora ngo twimire urupfu, ariko Imana ishimwe yo yamukunze kuturusha ikaba imujyane. Muzehe tumwifurije iruhuko ridashira mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze. Usaba murakoze. N'umwana wa muzehe wa gatatu Anita Rwigina. Ijambo rya mbere dushima Imana ko muzehe arangije turi kumwe twese, abana be, abuzukuru n'inshuti n'abavandimwe, tukaba tugeze ku munsi we mukuru wo kumwerekeza. Icyo dushimiyeho Imana. Irindi jambo navuga rya kabiri, muzehe yarangwaga n'ibintu nka bitatu, niyo ntabivuga byose ni byinshi. Muzehe yakundaga abantu bose, muzehe yari imfura, muzehe yari inyangamugayo. Muzehe yaradukundaga cyane, abana be cyane, n'inshuti n'abavandimwe bose, naho yabaye. Muzehe yari imfura, nta muntu wamuvuze nabi, ari abaturanyi aho yabaye hose, muri Kongo, mu Rwanda no muri Kenya, hose muzehe yarangwaga n'ubufura. Icyo nshimiyeho Imana, kandi nshimiyeho Imana ko inshuti ze n'abavandimwe abo bavukana bamuherekeje, bakamugejeje kuri umunsi we wa nyuma, bamwifurije iruhuko ridashira. Ngiye gutanga ubuhamya bw'umuvandimwe Manase Muganuzi kubwo kurangiza urugendo rwiwe. Ntaravuga amajambo menshi byanditse mu Baroma 14:7. Nta muntu muri twe uriho kubwe, kandi nta muntu uzufa ari kubwiwe, ariko umuntu wese azapfa kubwo ubushake bw'Imana. Manase twarabanye, tuba mu hamwe mu ikanisa rimwe, ashaka mushiki wanje, turi hamwe agira ubukwe. Amaze kugira ubukwe barabana, umugore wiwe yitaba Imana, Manase arasigara. Ejo bundi arabunga, aho intamara zibereye, agenda muri Kenya. Ejo bundi tugira Imana iramugarura, araza. Amaze kugera aha ngaha turiranwa nawe turaganira, twatangiye saa 4 tugeza kuri saa 11. Ndataha nza hano mu Kidaho, nawe aba nkapata yambu, araza arahansanga. Habaze kuba saa 11 za nijoro tubona araje. Amaze kuhashika imodoka aramutuye, yinjiye mu nzu, arangiza urugendo rwiwe. Ubu ayo niyo magambo twabuganiye na Manase. Ni neza, ni umukristo nyakuri, twabanye mu ikanisa ryacu ku Gashararo, ari sawa, agenda neza, akora neza, abana n'abantu bose neza. Yatanze ibintu mu nzu y'Imana byose, nta murimo atadukoreye, kuko nari pasiteri wiwe. Twabanaga nawe, dukorana nawe, dukorana mukuru we Elia, turi mu ikanisa ryiwe. Nije wari umwarimu na Elia nawe akaba pasiteri wacu. Ibyo nibyo twagiye dukora. None Imana imuheze ikiruhuko cyiza, Imana imwemerere kandi mweze ibane nawe, kuko agiye mu gihugu Imana yamusezeranije. Imana iduhe umugisha twese ku bwa Yesu, amen. Murakoze. Nitwa Mucyo, ninjye mwuzukuru mukuru wa muzehe. Ndashima Imana ko mbaye ku munsi wa nyuma wo guherekeza muzehe. Ntabwo nagize amahirwe yo kuba mu munsi wa nyuma wo guherekeza kaka, ariko ndishimye ko mbaye mu munsi wa nyuma wo guherekeza muzehe. Rero muzehe yari umuntu mwiza, ndamwibuka kera tukiri abana, tukigera mu Rwanda. Ndabyibuka tukimwandikira amabarwa ngo tumwereke ko twamenye kwandika, noneho nawe akatwohereza amafaranga ngo nayisaramu. Muzehe yari umuntu mwiza, ntabwo nabyibagirwa, kuko twaramwandikiraga, turimo kumwandikira kugira ngo tumwereke ko twamenye kwandika, nawe nyine akatwohereza amafaranga, ngo twohereje amafaranga y'isaramu, tukamwandikira amabarwa y'isaramu, tubabaza uko bameze, tubabwira amakuru yacu. Rero muzehe yari umuntu mwiza cyane, yari umuntu w'inyangamugayo, yari umuntu w'imfura.
yari umuntu uvuga amagambo make, yari umuntu uzi kuganira, uzi gusetsa, ugira urwenya rwinshi. Ndabyibuka muri iyi minsi yiwe ya nyuma aza mu Rwanda, mukuru we Eliya, Pasiteri Butsiriko, sogokuru mukuru. Ndabyibuka ukuntu yakundaga kumbwira, akambwira ngo uzabwire murumuna wanjye azaze ansezere, ngo nimpfa azanshingure, cyangwa se ngo we napfa ngo nzamushingure. Rero nshimye Imana ko yatwemereye sogokuru, akatwemerera akaza, akaba arangije ari mu biganza by'abana, by'abuzukuru ndetse n'abuzukuruza. Kandi ikindi kinshimishije ni uko yaje ageze kuri airport Kanombe, ngiye kumufata mutwara mu rugo, abona umwuzukuruza aramubona, baraganira, aramuterura. Ariko icyambabaje ni uko ntigeze mfata ifoto bari kumwe. Icyanyuma nsozerezaho ni ukuntu yarwaye. Ndabyibuka igihe nagiye kumurwaza ndi ku bitaro, umuganga yaje gushaka umutsi, agiye kumutera urushinge, amupfumura bwa mbere, amaraso menshi arameneka, ariko arambwira ngo umutsi wanyereye. Numva birambabaje cyane, numva ngize ikiniga. Nyine ndeba ukuntu umuzehe avuze ngo arababaye, numva nanjye birambabaje ukuntu umuzehe nyine Yesu avuga ngo arababaye. Bamupfumura bwa kabiri biranga, bapfumura bwa gatatu nibwo baje gufata umutsi, nibwo bawubonye, ariko numva birambabaje cyane. Rero abantu basuye muzehe barabizi, ku musego wiwe hari Bibiliya. Muzehe yarabyukaga mu gitondo agasoma Bibiliya, uko yabonaga umwanya wose yasomaga Bibiliya. Rero tuzishima cyane kuko turabizi neza ko ari umukristo, kandi turabizi neza ko tuzahurira mu bwami bw'ijuru. Rero nta kindi namwifuriza uretse kumwifuriza kuruhukira mu bwami bw'ijuru. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Rutekereza na Ngabo Ngarambe, nkaba ndi imfura ya Muganuzi Manase Nderakurora, niwe papa. Rero kuri uyu munsi ntabwo byoroshye kubona amagambo yo kuvuga. Papa yambereye umubyeyi mwiza. Ndibuka nkiri mutoya antangiza ishuri mu 1970, nibwo natangiye ishuri, ntangira Fujo ariyo gardienne yanjanaga ku ishuri n'urukundo rwinshi. N'amasaha yaje kugera akibwiriza kuja kuncura, akancura ampetse, akancura ansubiza mu rugo, kuko yarankunda cyane. Papa yagiraga umunezero n'ibyishimo. Papa yamfataga neza cyane. Ndibuka nyuma y'icyo gihe yatangiye gucuruza. Rero iyo yacuruzaga, iyo yajaga mu isoko, buri gihe ntabwo yatahaga nta kintu anzaniye mu rugo. Bikanezeza, bikanshimisha, kugeza ubwo maze gukura, akomeza kunereka urukundo, umunezero, ibyishimo, ubugwaneza, amahoro yagiraga. Yari umuntu uzi kubana cyane, yabanaga n'abantu bose amahoro. Umuryango we yawufataga neza cyane, umuryango we yarawukundaga, yawukoreye ibishoboka byose. Ndamwibuka ibiganiro byiwe, atuganiriza mu rugo, akadusetsa, akadusubirira mu makuru ya kera, kugeza tumaze kuba n'abakuru aradushingira. Tiyarekeye aho ngaho aturerera abana bacu niwe wabareze. Ndibuka igihe kimwe tubyara umwana yari atarageza igihe cyo kuvuka, kandi turi muri interieur. Yakoze uburyo bushoboka bwose aramurera, umwana ageza mu gihe cyiza. Papa mu kuri yatubereye umubyeyi mwiza. Papa ntabwo tuzamwibagirwa. Papa iyo twibutse ibigwi byiwe, iyo twibutse amateka yiwe, iyo twibutse, ntabwo tuzamwibagirwa. Yatubereye inkingi mwamba,
kandi uburere bwiza yadutoje, ikinyabupfura yadutoje ntabwo tuzagitatira. Papa genda amahoro, ntabwo tuzakwibagirwa. Papa genda udusigiye umurage mwiza, udusigiye urukundo. Nanje umuryango unsigiye nzawubumbatira, barumuna banje, bashiki banje, abana bacu bose nzagerageza kubigisha no kubatoza uburere wansigiye nk'umwana wawe w'imfura. Urakoze, genda amahoro, tuzahora tugukunda papa. Murakoze.